Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo bene data. Abo tubana mu mwanya wa niba turi inshuti zanjye. Mwebwe mumpa komenti, mwebwe mumba hafi muri imbaraga, muntera imbaraga cyane muri uyu murimo w'Imana. Abakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, Imana mwese ibahe umugisha. Ndabasuje muri iki gitondo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko yampaye ko tubana buri gitondo. Ni ukuri ryo nishimwe. Numvise muri iki gitondo nabyuka nshima Imana kubona abantu mwicara mukaganira ijambo ry'Imana buri gitondo muri nibature, ndetse namwe mukagira komenti mumpa abari kure, mufata umwanya wanyu mukavuga ngo reka tubane na Bishop Leonira mu mwanya wo gusenga Imana mu gitondo cya nibature. Muri inshuti nziza cyane, Imana ibaha umugisha. Muri iki gitondo tubanje Imana, turayishimiye ko izinze ijoro ikazingura amanywa. Tuyishimiye ko ari intwari ku rugamba. Tuyishimiye ko ikomeje umurimo wayo wo kuturengera. Tuyishimiye ko ikomeje kuduhisha mu bwihisho bwayo, mu gicucu cy'amababa yayo. Tuyishimiye ko ikomeje kugabura no kwambika. Tuyishimiye ko ikomeje kurwana intambara tuzi n'izo tutazi. Tuyishimiye ko ikomeje gukiza abarwayi. Imana ihabwa icyubahiro. Twabanzaga Imana. Tuyishimiye ko ikomeje kubika imigambi incakura, ikayubikana uburakari bwayo. Tuyishimiye ko ikomeje kuburizamo ibyo ababisha bateganya gukora byose, ikabiburizamo bitarakorwa. Imana nishimwe. Nyemerera nawe uhereza Imana icyubahiro, ugira icyo uvugira imbere y'Imana, ugira icyo ubwira Imana, uyishimire ku byo yakoze ku buzima bwawe. Ikindi banza Imana muri gahunda zawe z'uyu munsi, yibanze hose muri byose. Imana ishimwe kandi habe. Imana iburizemo imigambi yose y'umubi. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo rero ndakwinginze usenge Imana, usabe ngo Imana iguhuze n'umugisha wawe. Imana niguhuze n'umugisha wawe muri uyu munsi. Utarava mu rugo ugitera urutambwe bwo gusohoka mu nzu yawe werekeza muri gahunda zawe, umugisha wawe uze ugusanganira. Kandi uyu munsi ndakwingingiye mu izina rya Yesu Kristo ngo wakire ikidasanzwe, wakire inkuru nziza, wakire mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Ntabwo waba uw'umumaro utakira iby'umumaro. Imana rero iguhuze n'iby'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba imbere y'Imana yacu muri teme yacu igira iti icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Icyatumye Imana igutereka muri ayo mahanga ya kure aho ngaho uri ni ukugira ngo ube uw'umumaro, werekane ko ufite Imana, werekane yuko wubaha Imana. Icyatumye Imana ikurindira muri uwo muryango ikagurutisha bene wanyu ni ukugira ngo ube uw'umumaro, werekane ko Imana igira neza. Ntabwo Imana yakuzamuye ngo wirate, ntabwo Imana yakuzamuye ngo usuzugure abacishijwe bugufi, ntabwo Imana yaguhaye iryo garade ngo wumve wasyonyora uriya mukrina mukorana. Oya, ntabwo Imana yakuzamuye ngo guhe umushahara uri hejuru, ngo ube uwo kujyana mu busambanyi n'ubusinzi. Oya, Imana icyatumye ikurinda ikakugirira neza ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Imana ishimwe. Ukore ibishimwa n'Uwiteka, ukore ibyo abantu bazajya babona, cyangwa ugirire neza abantu bitume bashima izina ry'Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe. Reka twihuse dusome igitabo cya Yobu, ibice 27. Ni ijambo Yobu yavuze. Yaravuze ngo gukiranuka, umurongo wa 6, 27 umurongo wa 6 handitse ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakureka, ntabwo nzakurekura. Yobu yaramaramaje rwose nubwo byari bimeze nabi, ariko yaravuze ngo gukiranuka kwanjye sinzakurekura. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro.
kuri gatatu yari yavuze ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, ngo kandi umwuka w'Imana ni we utuma mpumeka. Cyama nawe ukazirikana icyo, kavuga ngo ubugingo bwanjye buracyaburi buzima, ngo kandi umwuka w'Imana ni we utuma mpumeka. Imana ishimwe. Yobu nubwo ari kubabara, nubwo akaga n'amakuba byari byamugezeho, ndavugana nawe ubona ibintu bitameze neza, ariko haracyariho kurindwa n'Imana. Yobu aravuga ngo, arabivuze neza, ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, ubugingo bwanjye buracyari buzima, nta byaha birabushyira mu gitabo cyo kurimbuka. Cyangwa ukaba uri umukristo uri kuvuga gutyo uyu munsi, kavuga ngo nubwo ndi mu kaga n'amakuba, nubwo inzara iri kundya, nubwo amadeni amereye nabi, nubwo imanza zihari, nubwo ndi kubeshyerwa, nubwo ndi kurizwa amarira menshi, ukavuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima. Kongera ukavuga uti kandi umwuka w'Imana ni we utuma mpumeka. Imana ishimwe. Yobu abivuze neza cyane, aravuga ngo ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, mu kanwa kawe kontrol urebe ko hatavamo ibyo gukiranirwa, kuko Yobu aravuze ngo mu kanwa kanjye ntihazavamo ibyo gukiranirwa. N'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Imana ishimwe. Haravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ariko uri inyangamugayo, wa mugabo we turi kumwe, wa musore we, wa mukobwa we, wa mumama we, ubu iyo wikontroye koko ubona uri inyangamugayo, ubona mu rugo, mu muryango wawe, uretse no muri sosiyete, mu mudugudu, ubona hari umuntu wakugirira icyizere, ubona uri inyangamugayo mu byo ukora n'ibyo uvuga. Ariko Yobu aravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo kugeza ubwo nzapfa. Imana ishimwe. Yobu yahamije Imana, Yobu yavuze Imana neza, Yobu yizeye Imana. Reka Imana imwiture kumukubira kabiri. Rwose Yobu yabaye inyangamugayo. Arangije avuga neza ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja. Urumva umutima wawe we ntacyo wagushinjije, ariko icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro. Urumva amagambo meza yo bavuze. Ubu koko wowe umutima wawe ntacyo ugushinja, ubu uri inyangamugayora, ubu umutima wawe ntakiri kugushinja muri iki gitondo mu byo warayemo, mu byo uri kugambirira gukora. Umutima wawe ntacyo ugushinja. Imana ntacyo itakoze, yarakurinze kugira ngo ube uw'umumaro, ariko waranze uratana, waranze ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Garukiraho uyu munsi muri iki gitondo, nyemerera ufate icyemezo, ufate umwanzuro wo kuvuga ngo Mana, nanjye ndashaka kuba inyangamugayo imbere y'amaso y'Uwiteka. Ntabwo ari ukuba inyangamugayo ngo abantu bagende bagukomera amashyi, wowe inyangamugayo mu mutima wawe, ku buryo umuntu wese nakureba avuga ngo uyu mugabo arakijijwe, avuze ngo uyu mubyeyi arakizwa, uyu musore ni inyangamugayo, uyu mukobwa ni inyangamugayo. Abantu kuba inyangamugayo biranze, abantu babaye babihemu, abantu babaye barubebe kandi bitwa abakristo. Ariko Yobu aravuze ngo abivuze neza cyane ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe cyane. Imana ibagirire neza, muhaye muronke, ariko mugende muharanira kuba inyangamugayo. Nuba inyangamugayo bizatuma nawe uba uw'umumaro. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Nawasanga Yesu, wamusiga ukora